Imana bahereza umugisha iyo twibereye mu rugo turiganira ibyari byo byose ibipfa n'ibikira kandi namwifurije nuza ufite umufasha cyase ni ufite umufasha ujye mwiganira abe your best friend. Harabapfumbata nje ntabwo mbikunda ariko atagupfumbase muri guhumekerana agupfumbata kinyuma nyine ahagupfumbata. No, not that way, baby. Look at you. He has a dirty mind. No, ufite dirty mind. No, you do. Ajapfumbata kinyuma. No, nkaryamba gutya nyine ukaba baba bafumbasa kinyuma. Nyine babwire ko. Yes. Hana wandi mabakozaho rimwe bro. Hari ubwo se mubwiye uzari. Uzareba abantu benshi. Ufite nka girlfriend, sibyo? Yaranakwimye byaranze, sibyo? Wakozaho rimwe ryonyine yakwa. Wa munsi yaguhaye rimwe. Umwana akabarinje. Ariko wazaje gushaka umugore. Ukakubita. Dabikata birabiri. Ukumva washaka umugore. Ukajya. Ziko bro, ujya no kuri ukavuga ati niko tabajya batera inda. Byandikamo. Ariko hari abantu Uni murabyara kandi muraziranye muhorana ndamukorana. Shanye numara kumenya we musururu ngiye duhuye kwambaza gutya. Wiriri chicken uri hagiye wenda nkanya nigira igifu kinini. Abete rufuru nene agayabaga ati nura. Sabyivuye hari. Ako ndiye ngo hagomba kubimbwira we. Abantu bisire kuno atajya banyuma. Uramubyara kanabyibushye. Akarakara kangane n'inzu. Wambyangara nanutse. Umujinyuka mu kwenda kumukumbanya. Agiye muri cyagiye cy'abagore ukwezi kwa mbere. Ije amezi abiri arashize. Amezi atatu arashize ukacuvuga ati semana yanjye ko umwaka ukabura ashize none ugatangira ugacika intege. None sasa ugacika n'intege bitera community ku ruhande. Ngwe nguramukobwa wasanga ari indaya, uramukobwa wamukuyemo nyababyeyi. Hey guys, welcome back on Pachu TV show. So I just want to say thank you for every single person who are subscribing, wa liking, wa sharing, wa commenting. Mwarakoze kudushyigikira mukomeze mudusupporting namwe Imana izajya ibahereza abantu bashyigikira mu buzima bwawe. This Providence, this is Patrick. Welcome to Pachu TV show. Today I'm mugaranye kwa mwaga abasururu to bena nubwo ndasoma nga Kemuzute agashira karyoshye guys mbere turabashimiye twese hamwe ariko nshimye umuntu wese akoze subscribe nkuko yabivuze like share na comment ubu ngubu twatumaze iminsi myinshi tutari kuboneka ariko ngubu twagarutse mutubabarire twiseguye ku muntu wese twabyiye ngo tuzajya tubahereza ikiganiro every other day. None bitewe n'icyumweru cyari kiri busy ntabwo twabonetse niyo mpamvu tuje hangaha noneho utwisegure kandi tubabwire ko noneho episodes zigiye kuba nyinshi cyane. We are back. Kazi karakomeye. Yeah. Umunsi tugiye kwahereza iki rero? Uyu munsi rero guys, I'm so excited. Ntansereze ubushira bwanjye buracyuzuye ntabwo ndasoma atabwa nibwo buri kindi bikombe bitatu. Baby stop lying. Aswajuro byiza kuri. Nge nawe mbeshaye. Gusinda nta kibazo ikibi nuko usinda ukagenda. Ntabwo nasi nukwisha. Zare umuntu wasinze akagenda yihisha. Ni uyu ugenda kubita iminani ariko yasinze ukisanzura. Kibazo bafite. Ntanasomaho. Barate kumparabika. Nani sinduka gashaka imwenya. No ntabwo ndasoma gusa uyu munsi I'm so excited. Yeah. Hamaze igihe kirekire cyane muranekereza kuri bino bintu nyine numva nabibwiye umutware wanjye nabandi bari no umama umwe twigeze ugana ati one day sinzi ni ryari ariko nta nubwo nzi platform bizaca ba hari ibintu cyakuzasharinga kumshaka gusharinga rero ibiki tubwire reka gira inkuru are you ready? Yes, I'm ready. So always, yeah. Oh my god, I'm so excited guys. Today kuko nababwiye cyapacira Pachu Nizemana Patrick aka Pachu Puzzle ngo sense yagira amazina nkayo amazina nkayo indyamu niki imarahe barageze niki
Imarabiti ugiye tuma nibagira uko ibyo urayizi ese umanza uganire imarabiti urayizi imarabiti imarahehe imarabiti nijyankwi ntago nta kinyarwanda ndabizi wowe kunjijisha rero ni amazina y'ishoka nako njye navuze ishoka sawa rero sawa do this bineye mugabo tubana no twashakanye so go nazo hano jibana mugeze bana nabyana ba oya nago uriyo dawo I'm so excited uyu munsi ndumva ngumva uri muri mood fresh ndumva ndi muri mood ndumva ndi ready ndumva this yari your time yari moment yari because I had to put my shit together like I had to get myself together you know to be ready to be able to talk about this but uvuga icyongereza kandi ndagusohora shimye Imana yuko nyine ari iki yari cyo giye ko bikonze ko mba ndi ready ko nabivuga excuse me so topic turibuze kuvugaho please ndakwakire kuri Pacho TV show cyangwa se mubwira ahubwo reka nkwereke ngiye ndaza kukwakira unyakira none se nyegera hoda none no muburira asanga nkora ati kutanyegera ndako mashuka ntamamba gushama distance ngiye nkunda no gupfumbatana wena ndumunda kumusumura mupfumbata ngiye ntabwo mbikunda ariko atagupfumbase muri guhumekerana agupfumbata kinyuma nyine no not that way baby look at you whatever he has a dirty mind ugustekereza ibiki no ufite dirty mind no you do ajyafumbata kinyuma no nkaryamba gutya nyine baba bafumbasa kinyuma nyine babwire yes umugore wanjye yasomye ubushera bita bihwanira no baby stop kandi nzengubwira yavuga ngo kunywa inzoga ntago ari byiza mba ndi kunywa juice akanywa umusururu urani wo unywa inzoga so this is juice yes guys this is Stella nuko agiye bashaka nyine juice Stella juice kwa no kwinyo byose ari ukuri nuko agibesha Stella ni juice nako ni si juice ifite volte shana wabis no musururu uyu musururu ntabwo mbisi na 15 baza mama wanjye cyashize basaga kamara ka Henesi akomara gashama Henesi kwa kazi ko mbandi ya ikintu byamenye akamaze gusinda yamaze kunywa umusururu yatangira kisetswa abazi uyu nguyu yabaye baby stop kandi abo ntabwo unywa inzoga kandi no umusururu nese musururu ata nuko nishimye ari gushaka umara biko urwagwa ubundi umusururu ni nk'umuntu hari umupapa wo muri Colombia wampaye urwaro agajya kumyango nshaka urwagwa rwo muri Colombia igatwara amasata tukujya kuzana urwagwa yewe narabunyweye maze akagaruka ngashira mu cyumba yageza kareba niba kamanutse niba ati ngo ntago wari unyweye kandi sinyamwe bisindisha but it was nice Stella niko nyama nyibutse wana ringeze barugeze kuntu icyari cyo gihe cyo gusharinga nashatse kuvuga guys karagaciyemo no mu isoko kajya kanyuramo karagaciyemo kandi nyine hano tuba turi kuganira you know tuba turi nkigiraho nawe ukanyigiraho you know niko nyine isi igomba kumera I learn from you so uyu munsi ikintu nifuje gusharinga nabisabye umutware wanjye kera akayambwira ngo because he's supportive so of course kandi ni byiza ko ufite umuntu kumva ugufasha ko ikintu kikurimo kigusohoka numva yuko ibi bintu ngiye kuvuga cyane tugiye gusharinga niba atari wowe ni mukuru wawe cyane mwene wanyu wabarabicie mu kandi experiences we like kuvuga ku bintu based on true story byukuri our own experience our own life you know community tubayemo so ikintu nashatse kwa tugere kuri topic right rest ariko ahako wavuga gutinza ni kudutinza kandi agira inkuru nusoma ko muturunu nura tubyibagira kansome uri mwana ntabwo nibagirwa yasomye nagira amayide baby gotomera ubundi wowe yatse mubwire muri cyako tuganira ari guseka gotomeraho kamwe ubona kintu akinduye ibikombe bibiri kano nako kurenza urabeshya ntabwo umusuru njya mara kano kamwe wala ko wana bikubita bibiri njya kumara uri kunsema wahaze
wowe se muri comment bavuze ngo urye umutsima ukarisha ibitere. Abantu bambwiye muri comment ngo nyani y'umutsima nkarenzaho uduteri ndabasuhuje cyane. Ariko rero uduteri twagaya tuducenca ari usuka mu tuzi mu biteri. Gucenca niki? Gucenca. Ntabwo abimenya ubundi so wabaye mu Rwanda. Nakushwe niki se? Fata nkarya urabona nk'imbetezi cyangwa se ibintu byenda by'ibakamo iby'ibiteri. No sasa cyangwa se ibiteri batari bakamura. Ushobora kubikamura akavamo iki nk'agasururu cyangwa se ikindi kintu utuzi dukeya ko cyangwa gucenca ibiteri nanone ugafata umuheha wandi umusuru wa washize cyangwa rwago rwashize hasigaye imbetezi mo hasi bigota mu muheha muremure vuna bataka none se ugiyumva bitari kuza ariko hakajya haza gakeya. Okay whatever so na kare gaciye so twifuje kuganiraho ni ibintu like based on true story cya society tuba tubayemo so iyo topic urayizi ayibagiwe rega tuba dufite byinshi byo kuganiraho hari tuje tunaganira tuzi ngo kamera iri kwaka cyangwa tukaganira ngo turi kuri coding tugasanga nta kimwe twashizeho cyangwa tukiganirira twayikanzeho twabyibagiwe nigakomeza igafata no tukavuga ati bino no turishize hanze ejo bundi yankore prank sanga atari coding binyibutse ariko naragiye mukorera prank ya danje none iriya yo nuko prank tayisubiramo kabiri ubundi wabimenye Imana akoze gushaka nsanga nta recordinze we agahinda karanyisha ariko bantu banje gutyo muri kugenda mukora subscribe bro turabashimiye cyane noneho uri gutera comment turagushimiye biri kuduhereza imbaraga yo gukora ibintu byinshi biri kuduhereza imbaraga n'urukundo muri kutwereka Imana bahereza umugisha iyo twibereye mu rugo turiganira ibyari byo byose ibipfa n'ibikira kandi namwifurije nuza ufite umufasha cyangwa se niba ufite umufasha ujye mwiganira abe your best friend. Hari abantu bavuze ngo baragukunda. I love you too guys. Nawe ndabakunda cyane. Man, umuntu ujyanika muri commentaire ko adukunda natwe turagukunda cyane kandi Imana nawe ujye guhereza abantu gukunda mu buzima bwawe. I love you. Navuze ngo shaka kuyambira. Kamba kuyambiri. Namukuyambiriye sibyo? Namukuyambiriye. Ntabavuze ngo ashikene akabizu. Hari umujamana twashaka bizu. Umva ushaka bizu. Kubesha. Kandi muhe ndabeze. Nawe. Ayo kamuguhera. Gusa nabantu beza so far. Thank you guys. So reka to jumping kuri story yacu. So iyo story ukuntu imeze. So nkuko twababwiye nyine twashakanye muri 2019 nakoze trip ebyiri njya kumura mu Rwanda kandi buri trip yose na spending y'amezi 3 final araza naje muri Amerika maze kurarana n'umugore amezi 6 ariko mu bitabo handitswe ngo nashatse umugore hashize umwaka n'igice ako twaragaragaje be we try our best. Ahubwo reka dusubize umuntu umwe dufite ibintu byinshi byo kuvugaho. Reka dusubize umuntu watubajije ati ngo ni gute wamutubwire explanation yo kono wavuye mu Rwanda mu mezi 3. Shoko yarabaye confused. Kuko twaturi kuganira mu kiganiro cya mbere ntago navuye mu Rwanda cyase declaration yamaze amezi 3 yonyine declaration yafashe umwaka hafi n'amezi 3 sibyo? Almost n'andatu. Umwaka n'amezi 6. Na amezi 3 na amezi 3 ya nyuma yaje kundeba mu Rwanda none sasa nkaza mukurikiye abatari baza ukantu cyangwa se abatazi impamvu yabajije icyo kintu usubira inyuma muri video zashize ariko muri comment naramusubije waramusubije abandi bose basubiye muri video zashize guys rero niba uri yari ubwa mbere uje kutuwacinga uzasubire inyuma wacinge video zabanje kugira ngo umenye naho tugeze utazataka. So uyu munsi nkuko tubivuze nyine nakoze trip ebyiri amezi 3 finally agiye kumara indi myaka 3 hano muri Amerika tutarenda ku imyaka 5 harababibaza se mufite umwana mufite akana ibyo ngibyo hari n'abantu bajye babona niba ushakanye n'umuntu niyo maze amezi 3 mushakanye aba yumva ko itegeko ari gutamubyara umvuge story ariko nta kibazo n'ibyo abaza ngo dufite umwana nta mwana dufite icyo nanshaka kuvuga ko iyo topic yanjye rero ntabwo nanjye kwabaza ibibazo societe tubayemo ariko naje gusanga nubwo ari abantu bavuye ariko cyane cyane bavuye muri East Africa muri Africa uba bafite expectation yuko uyu muntu ashatse nyuma y'ukwezi n'amezi 2 atangira kubaza ntakagezemo ako n'abageni ujye usanga hari n'abantu ujye usanga bashakanye iminsi 2
cyangwa icyumweru kimwe ukagenda yumva ngo yateye inda nyine buri wese cyangwa nawe wajya gushaka wenda kanze mvuge njye giti cyane na expectation yanjye nashaka mvuga ibyanjye nteko kuvuga ku by'abandi ubundi nashatse umva hagiye guhira rimwe najyaga mbara nyine ko nzagira imyaka 30 mfite umwana w'imyaka 7-8 urukumva ariko nkuko navuga ni expectation wese agira turi abantu of course kimwe nuko umuntu ajya gushaka urugo akumva ko nyine ashaka umugabo bizaba bimeze gutya ba guess what urapanga n'Imana igapanga hari abantu bagirirwa ubuntu cyangwa bagirirwa mugisha niba ushatse wenda akari kubyifuza ugatubona urubyaro ushima Imana kandi ntujye ubitekinga for granted hari abandi abo uzi nabo utazi bitekinga imyaka n'imyaka biragere ku cyo kintu cyufite hari n'abandi bakozaho rimwe bro hari ubwo se uzareba abantu benshi ubu ufite nka girlfriend sibyo yarakwimye byaranze sibyo wakoza ko rimwe ryonyine wa munsi yaguhaye rimwe umwana akaba arinje ariko wazaje gushaka umugore ukakubita ndabikata birabira ukumva washaka umugore ukajya ziko bro ujya no kuri ukavuga ati niko tabajya batera inda byandikamo hari abantu bajya bameze gutya bakirabanye ntabwo bisubiza ubwo yarabikoze ngo ni gute batera inda ubwo nanjye ngo nabaze niye position batakutera ati ni gutya bro let's mbwira nyine abantu niba gutinda kubyara cyangwa se gushaka ugatinda kubyara ntukumve ko ari ikibazo uko birashoboka ko ushobora gutinda ni kwa muganga barakubwira ati byibura niba utaramara imyaka 2 uri kumwe n'umugore umwaka ni imyaka 2 kwa muganga ni imyaka 2 niho wenda ugereranya ko ushobora kufite ikibazo gikomeye umwaka wajya kugira ati umwaka ushobora kujya kwisuzumisha ariko abaganga ari bakurerega bakazara k'imyaka 2 ko nujya kuza myaka 2 aribwo ugiye kubona n'umu specialist bahera hasi nyine rero kome ubundi byo twatuvuze twari kuganira nko kwari ubimye mu kanya n'ukuru community yacu abantu iyo bashakanye abantu benshi bajya batangira kujudginga ati none se muzabyara ryari nawe waba uri umugeni ukajya wumva noneho ku mutima se wa mugani umudamu wawe ahubwo se kubera iki ahubwo akabaza ukabaza kubera iki iyo habayemo fertility issue nyine mu gutinda kubyara mu rushako kubera iki batekereza ko ari umugore abantu benshi batekereza ko ari umugore kwa kenshi usanga umugore ni ugaragaza ibimenyetso ako kanya ko utwite cyangwa udatwite sibyo nibwo ubona n'abantu usanga nibo ugiye nko gusenga uri umugeni umaze nk'amezi 2 ushatse abagore cyangwa mu bose muhuye ntahandi batangiye kureba maze kureba kunda amakuru hanze gutera story nge ibintu umuntu abikomerekeramo guys niba hari n'umuntu uzi yari umuntu akongiye kutarabira emotion ngiye kurira arabona kurira niba hari nk'umuntu uzi muturanye cyangwa muvukana cyangwa mwene wabyo uri mu icyo kintu please mujye mwirinda kubakomeretsa uhura n'ibikomere byinshi baragukomeretsa byinshi uragenda nkanjye ukamvuga nkaye nk'urugero nkunda abana pe ninjye n'abatanzi ninjye mfura mu rugo nyine nkana oya ntabwo ndi burire dasaraze bizatekera time kugira mbebe kubivuga ko amugere mfitara umunange nyine bankurikira nkunda abana cyane bose murabizi abantu bavuye mu nkambi kira ntabwo bagiraga diaper twamisaga ibyahi by'ababyeyi umwana yitumaga mu byahi tukabimesesha intoki mama wanjye yabaga yagiye nk'ahantu nkajya no kubaturanye kwa mesero utwaye no kunda kumesa utwaye ararize bro ntabyo kurira rero nabifunga bro ntabwo urahiringa niba utangiye kurira ntabwo urazi bite it's okay to cry singorata uri kumva agiye kwiriza oya nagere kwiriza ntabwo zana ndeka kamuzana agatisho no I'm okay no I'm good for real I am uri kumva nakundaga shana kamushware kawe nakibaga bamusore nakunda kumesa utwaye twaba baby no kera umuntu ambwiye ushaka ko ukunda abana ntabwo uzabyara yewe data simubizi ko nabivugaga ngo abantu bakunda abana cyane ntabwo bazabyara aba ari ukubeshya ese ubwo sa ano se bajya babyara bose ntabwo bakunda abana
ahubwo nyine bafite impamvu babivuze gutya ko ntabwo ari byo uri kumva so none societe tubayemo ugasanga none nyine bashobora gukomeretsa cyane. Please guys, abo bantu baca mu bintu byinshi mentally, emotionally, no kurira. Utera umwana w'abandi ukabikomerekeramo ukajya amagambo bavuga. Bakora iki bakagira gutya. Bakora kagira gutya sha none ngiye nageze igena nta mwana nzongera gufata w'abandi nuko bitakundi. Ntabwo bashoboye nabo bakunda uwo. Ako nyama mfite abanisi, abanephew, none agotera nkavuga ati kubana nabo byatumye umuntu ahiringa ahubwo. Bitewe nuko Nzi kuvuga ngo wajyanye n'ibyo bintu wabiciye. Turi kuvuga society isanzwe reka. Twabiciyemo kuri kubihigika twabiciyemo rata yabeshye. Kabona nande. Hari vango kabona kifi. Goma igitutse yaranutse. Kabona kifi. Aragiye kwabya ama on experience. Ifite sisa man. Ndakabona kifi. Ibora ni kibono kifi. Baby stop. Why you make you so hard on me though? Urabona kibono kifi? Yes. Wakibonye? Kakameze. None gurugo nanjye kungira gurya nanjye nikomeza. Bona ndi kibono kifi. Baby stop, I was joking. You just could take it serious can't you kugana dora hindi so. Baby stop. Oh sorry. I'm sorry. I will have this. Baby, I do apologize. I'm sorry. Yes, baby. Nangeze. Hizo kabona kifi. Ndikuvuga. Shabe wambabari. Prida tumani yaguzi kubwo kuganye nsiganye bagirgubuza. Yahuje ku nyama niko yaba mu yibagirwa banga yarahushye inyama ngayokeje. Shanyibutse. Waruyeze. Cyabara bari muri comment baratubwira. Shabe stop. Gerageza wibuke twe. Shawanye twatukuvuga. Ukuntu abantu nyine bakomeretsa abandi, abakomeretsa abandi. Ukumva so rero niba waragiriwe ubuntu ugashaka kubyifuzo byawe mushaka gutubyara bigahita bikunda ujye ushima Imana singo ujye ushima Imana kandi usabira nabandi kandi nawe niwe warashatse ubundi ikintu cyambere cyakigorana umwaka wa mbere kwezi kwa mbere kuraza uyumvamo n'ibimenyetso udafite umwaka wa mbere ushize wa kabiri ugashira akenshi ntarike mu kirabageni sibyo none sasa ugasanga nyine umukobwa akoma mwitegura kubyara umugore ujya utaha wataha undi kumva ntari kunuka ndikumva ibiki muchaka kano ukumva byumweru nka bingahe mumaze gushaka muchaka kano ajira ntuaje kwezi kwashaka gatajya muri reg atajya mu miya bebe byambaye engo bebe imbese unataza itabagenda mu gitanda bakarira vuga iyo urenze ngiye byambaye nka kabiri ahubwo iyo urengeje nk'umunsi umwe cyangwa urengeje imitsi ngahe utanya kwimvamo kutwite kandi ibimenyetso akenshi ibimenyetso by'umuntu enda kujya mu mihango ngiye ibimenyetso by'umuntu enda kujya mu mihango hari byo kumera ibimenyetso by'umuntu twatwise umutwe urakurya kuba nta ntego ufite ibiki byose kandi n'abantu batatu niko bameze so kwimva bakutwisa ko ari byo ushaka mbese ni nkana bati nibyo feeding ubwonko bwawe urukumva noneho nanone nyine waragira ubuntu ugashaka aribyo wifuza gatubyara ujye ubishimira Imana nawe muntu niba uri aho ngaho ukaba ukiri kuko umusozi ugitegereje umwaka wa mbere ukaba washize wa kabiri ukaza cy'amezi n'amezi akikubita ugitegereje be patient igihe kizagera gusa ikindi kintu cya mbere kiza navuga cya mbere ni uko ufite umugabo uri supportive cyane cyo kintu cya mbere so rubanda abandi banze nibwo bakuvuga gute bakagutesha umutwe bakagusuka amagambo menshi cyane ariko wowe na partner umeze gute iyo umeze neza buri sawa ngo turikiri kubigana kuri topic y'abantu benshi gisanga muri societe yacu ihewe muntu uzgyuhura n'umuntu wenda utarabyara wenda uzigihe bamaze batakana mufite ngamakuru ya wenda azabikubaza mutaziranye nago ni umuzi niba kuzi sibyo Muni murabyara kandi muraziranye muhora wenda mukorana shanye numara kumera we musururu ngiye duhuye kwambaza gutya wiriri chicken uri hagiye wenda nkanya nigira igifu kinini abedero furu nene agayabaga ati nura sabyivuye hariya ako ngiye kumubwira hagomba kubimbwira we abantu bisire kuno atajya banyuma uramubyara akanabyibushye akarakara kangane n'inzu wambyara nanutse umujinyuka mu kwenda kumukumbanya muzi tuzagire gute
baby wanjye arabyibusha uri kibaju mama uri kibaju baby uzongera kumenya ndabyibushye tuzabona uriko mama tuzabipa wamvuna ntabwo nakunda ko ari like ntabwo ariyo compliment yagombye kumenya uri kibaju abantu ijambo rya mbere uri kibaju mama ubanimo harakantu bavuze ngo ndabyibusha uri kumva rata ibaze nk'umuntu arakuzi we namutuye muri state imwe murahura muhoraho gusenga cyangwa muhura mu birori ukumva aribarishije ngo ntakarajyamo ko washizemo se ntakarajyamo ariko ariyo cyaje muri yawe ntuzamene twabye ataba hari abantu bazi kuvuga baza cyaza bakajya baza akaza nko umuntu usanzwe ntago uzi process ntago uzi byari gucamo ukumva agata kubyira ngo wava muri yo napo ngo wagira gute nonetse ngo mujye mubyara bro abantu wenda bose bashakana kugira bororoke amprison ndano muri iki gihugu cyacu kuntu babigeza babigoye ushobora gushakana n'umukobwa cyangwa mukaba muri ghetto mukishura mugafatanya kwishura inzu wenda muri mufite gahunda y'imyaka runaka muzabyayira sibyo ariko wenda ntago uzi plan zabo wenda niba ari iyo myaka ntago uzi wenda ibyo bari gufacinga wenda niba ari infertility journey urukumva ibintu byo kutabonera urubyaro ariko ugasanga ukumubaza ati va muri yo napo ndubukubye ko yagiye muri yo napo abwo se first of all nta nubwo umuntu muganira singo uzi wabaye wenda ukaba kind ukamwigira mu jwi niba uri umuntu mwiza kokota ushaka kumufasha mentally ushaka kumugira inama ntabwo uzi niba arwaye cyo ni cyambe ntabwo uzi nari ubushake bwawe gutinda kubyara ntabwo uzi ahubwo wowe wasuminze mu bwonko bwawe ngo abamwe yo napo njyara umuntu wabimbwiye wagiye napo agiye kwanga kwishiramo ndi kumwe na nyina cyandi kumwe nawe cyuvuga neza nego nakoze ntabwo namusubije ntabwo uzi ijambo mvuga kwa turi kumwe nge nawe tujya gusura abantu twicaye ngo ukuntu muri beza disi ngo muzabyara akana keza ngo kwavuyemo iyo napo mukabyara iyo napo ni nyoko yinshizemo tuvuga nyine tokana rero rese atagonuka ubwo nyoko ni gitutsi ni nyoko mama wawe singo ntabwo ari gitutsi oya ni mama wawe okay asuruga ari gutuma avugisha ukuri nagaraga sururu atangiye I wanna do this for long time cyane nata n'impamvu societe nyine nk'iyo mutinze bavuga ko ari umukobwa abakobwa tugira ibintu byinshi umva bigera mu gihumbi byatuma watinda kubyara amahormone nyine byinshi cyane reka tuvuge buno hari kugira nk'abantu urabona nk'abantu benshi wenda niba warashakanye n'umugabo wawe uri umukobwa mukaba muri uru rugendo rwo kuba mutari kubona umwana muri aka kanya we ikintu cya mbere nakubwira kunda umugore wawe cyangwa kunda umugabo wawe mwumvikane we gushinja mugenzi wawe sibyo none umugore ngashinja umugabo ngo wasanga ari wowe n'umugabo ashinja umugore ngo wasanga ari wowe kuko ntabwo urajya kwa muganga sibyo ushobora kuba wenda waranabyaye ku ruhande uri umugabo cyangwa se warabyaye ku ruhande uri umugore ariko nyuma yo kubyara hakurikiye hiki ushobora kugira wenda nk'umudamu n'urugero hariya zibamo intuza zibamo iki nanjye kwa kunsubiza ndi kukubwira si wose ujya uvuga ngo ujya wiga ibiganga amaterime yo kwa muganga ntabwo mba nyazi ushaka kuvuga ibi tugira ibintu byinshi byatuma hamama ovule fallopian tube hariho uterus yawe tufate urugero fallopian imiyobora ntanga niyo nshaka kuvuga mu kinyarwanda cyiza simvuze ikinyarwanda none urarenze imiyobora ntanga y'umudamu ugasanga wenda yabaye blockage sibyo yari ifunze cyangwa se wenda waba uri umugabo wamaze kubyara sibyo nyuma yo kubyara wenda ukagira ikindi kintu low sperm count ugasanga wenda niba uri umugabo sperm zawe ntago nyuma yaho ntago zigeze gute ugasanga rutuzi jya kwa muganga umanze wamenya icyanyacyo nawe nukomeza kurwana n'umugore wawe nukomeza kugira gute hari umujama agenda abonye kubera iki kwa muganga niyo ugiyeyo babanza kuvuga ngo turakurikirana twakurikirana umugore ngo tuzacekinga umugabo abagore nibo bagira ibibazo byinshi nibo baje nyuma nacyo wasanze imana ijya kurema yaremye umugore maze ifata urubavu rw'umugore ikuramo umugabo cyangwa manje yaremye umugabo ikuramo urubavu kubahera ku mugore umugore aba afite complications zishoboka nyinshi cyane niyo mpamvu ko izo tube ziri blockage there's no way wa conceiving wasama igi ryacahe niba uterus yawe harimo imvuriro itameze neza ntago nyine bya sperm ni irwahita embryo iyo byavuye ya staying aho hantu so ni bamugana hanze amabahera ku bagore guys rero so simaze babyize hari umutipe ngiye nyine ibyo tuba turi kuganira ni ibintu natwe tuba twaraciyemo cyangwa se community yacu iri gucamo hari umutipe ngiye
bari batinzeho nk'ukwezi kumwe n'atarabiri abiri none sasa twaje kubasura numva ari kubyina umugore we umugore sinzi icyo namutumye umugore ahita mu kigore undi kitabyara bro amezi abiri nkabati saba bajama buri abakubise nk'imyaka ibiri cyase ukumva baza baratemanye ngo nta nubwo aziranda niba kandi umugore we ashobora kuba afite nk'umwana hari basangana umugore amubwiye icyo kigambo kibi kandi kibwiwe n'umugabo we bro umuntu muri buhure mashoka ihangane uturitinga umugore wawe neza uturitinga umugabo wawe neza ejo nejo bundi Imana izaca imiryango kandi turahumurije buri wese uri guca muri iyo nzira y'inzitane inzira igoye inzira ikomeye Imana iri kumwe nawe ibyo upfukama usenge ikintu cyambe nakubwira muntu wanjye ikintu cyambe nakubwira inshuti yanjye gusenga nicyo cyonyine kizagufasha kubaka urugo rwawe neza nudasenga so urumva nyine gutyo uvuze nibyo none n'ikintu cya mbere cyiza kibaho if you want oh my god for me when I get next time tuzavuga n'ibindi but for me if it was for you ntabwo nzi ngo ubu ngubu mba ndi hehe umva nzababwira because like this is ushaka kwicisha amatsiko yawe nta kwicisha amatsiko ari byiza aho katubabwire urunguru ibi tubaganirije ni urugendo rwacu rw'imyaka igera muri 5 tumaranye n'umugore wanjye tuzabahereza ikiganiro cyose nimuza kugidusaba nimukunda kino nimugikunda mugasubscribinga tuzasoza no story tuzababwira story guhera details kuntu yazaga mu Rwanda yasubirayo adatwite hahandi umuntu asigarayo amezi 2 amezi 3 uri kugugaringa ngo ni guriye position ngo nagazagaruke wenda mugire gute ndabizi none sasa aprise abantu baba ubushatse umugore wo mu diaspora cyangwa umugabo ari mu diaspora ubashaka ngo byibura agenda gutwite abenshi nka 90 cya hejuru ya 90% rujya byibura azaye kubyarira mu mahanga niba ari umugore wawe sibyo agufutabeshye ndetse ukumva rero iki kiganiro tuzagikomeza ubutaha itubona kuntu kino mwagikunze muzadusabe ati dukomeze story nidubakomereza story ndabizi noneho muzajya namwumva byinshi bitandukanye tugenda twebwe mu giti cyacu duhura nabyo na mugenzi wacu yahuye nabyo ariko urugendo rwo gutinda kubyara ni ishuri rikomeye ni ikintu gikomeye kitapfa gukorwa na buri umwe wese abantu benshi bagenda bakubaza amagambo gukomeretsa abantu benshi bagenda bakubwira ibintu wenda bamwe bakagenda bakwihanganisha none ugasanga ari n'abantu b'inshuti zawe magara abatinya no kuba yabikubazaho sibyo sibibaho ushobora kuba ari inshuti yanjye ukajya uvuga ati se Patrick bite ni byiza amakuru ni meza umudamu ameze ute nakubyanga ameze neza ugahita utinya we kubimbaza kubera kuziyenda kuntu uri bunkomeretse which is nice tuzaza rero tusobanuririre tuzaza tuganire kino kiganiro mu gikunda babyandike muri comments guys ni mu gikunda mutere commentaire mukomeze mu subscribing mu liking mu sharing ni mu gikunda ubungu twavuze ni makeya muri make so next time ni mukunda kino twaramwagikunze cyane tuzabahereza details based on us turi kuvuga ibyacu turagushira nyine hirya no hino mukomeze mudushyigikire turabakunda cyane please subscribe like comment and share we love you guys Mwah. Gasoro kamujaganyuye baby chervana nuko ngiye kuvana yiki nabyo mvana oh no can you help me